twabanye imyaka 6 twari tubyaranye 3 ariko muri uwo muryango narahageze baranyanga narakubiswe nk'abantu kubivuga baranyanga ngira ihohoterwa z'amoko abiri nangwa na mabukwe akirirwa nyirukankana ku gasozi ngo ndi umutwakazi kubabwira ni inzira ndende nanyuze kubyara umwana uryamye hasi ukubitwa ijoro n'amanywa. Yagukubita gutwite? Ntwite. Wanabyaye? Nari naracukije umwe ariko ntwite undi mu nda. Agukubita? Aguhora iki se ubwo? Nyine kubera ko yambwiraga kugenda nge nkanga. Urumva nge nangaga kugenda njyanye inda kandi batarabona. Gusa ikintu kimbabaza iyo ndebye abana banjye ndeba iherezo ryabo. Nareba abana banjye najyaga nibaza ngakora ngo ndakorera urugo ngo abana banjye bazabaho neza bazakura ariko bamenesheje inzu yuzuye ibintu tumaze gusarura nzana abana banjye mbazana nta n'ikiringiti cyo kuyorosa mw'abantu mwe reka mbabwire natse umugabo umutaka urabona ko ari agatoya kari gato pe ngaheze ndamubwira ni mbabarira umutaka nzatwikira umwana wanjye arambwira ngo nzawitwikira ngiye kuragira inka. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Basuze mwese abadukurikiye ku Impanuro TV ndi Ale Pacifique Kwizera uyu munsi muri kumwe ku kiganiro tugiye gukorera ahangaha ni mu kagari ka Cyarwa ni mu karere ka Huye niho turi mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda. Turi kumwe n'uyu mubyeyi ahangaha ni nyuma yuko abantu batandukanye bagenda baduhamagara abandi bakatwandikira mu buryo bwo kugira ngo turusheho kugera tuganira nabo twumve ubuhamya bwabo twumve ibindi bitandukanye bagenda batuganiriza mu rwego rwo kugira ngo tugende dusangira amakuru atandukanye. Mwibuke mukore subscribe kandi mu byo mukora byose mwibuke kugenda murwanya icyorezo cya coronavirus ubu rwose gikwirakwiramo. No kwambara agapfukamunwa neza kandi ukibuka no gukaraba intoki cyangwa se gukoresha imiti yabugenewe isukura intoki. Ni byiza cyane kiramaze gukarabya intoki. Niko amakuru ubwo ni meza kiranguye mikro nuko rero bimeze namwe ibi bintu mubyiteho cyane kugira ngo gahunda zose tugende tuzikurikiza mu byo dukora naho dukorera. Bagira ngo utangire tubwira amazina yawe. Nitwa Mukabahizi Pasikaziya navutse muri 79 nari narashakanye na Niyibizi Jade Amaseni. Wavukiye hehe? Tugende gahoro ku murongo kugira ngo umuntu dukurikiza zo gusobanukirwa. Navukiye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu kagari ka Kimana. Ni naho turi uyu munsi rero ari hano mu rugo rwaho yavukiye ntabwo kiri kumwe no bashakanye kubera ubuhamya tugiye kuganiraho. Nsaba ngo dukurikiranye ubyumve kandi ugire igitekerezo ubitangaho mu buryo bwose bushoboka. Washatse ryari? Shakanye nande byose utubwire. Nashatse ku itariki 9 z'ukwa 2 2013 shakana na Niyibizi Jade Amaseni. Twasezeraniye imbere y'amategeko mu murenge wa Tumba hari ku itariki ya 8. Ku itariki 9 dusezeranira mu kiliziya cya Kibirizi mu karere ka Gisagara. Twabanye imyaka 6 twari tubyaranye 3 ariko muri uwo muryango narahageze baranyanga narakubiswe nk'abantu kubivuga baranyanga ngira ihohoterwa z'amoko abiri nangwa na mabukwe akirirwa nyirukankana ku gasozi ngo ndi umutwakazi. Ihangane utubwire. Ubwo bukeye n'umugabo nawe aza kubyinjiramo nawe aranyanga. Wenda tugira ngo byende ku murongo mukimara gushakana ubundi mwari mwahuye mu buhe buryo kugira ngo mwemeranye kubana? Kugira ngo twemeranye kubana twari twahuye ngiye nakoreraga Ikibirizi. Igihe kiza kugera rero turasezerana urumva twasezeranye ari ibintu twemeranyijweho ariko nyuma nza kumenya ko ngo nyina yarafite abandi bakobwa yagira ngo amushyingire. Icyo gihe muhura wowe wakoraga iki icyo gihe? Ngewe nakoreraga umuntu mukorera muri resitora ye imbere y'ibitaro Ikibirizi. Noneho nari mpakoze imyaka 6
noneho rero niho uwo musore yaje kumenyera turamenyana turabana neza. Noneho igihe kiza kugera rero turasezerana. Tumaze gusezerana ngeze mu rugo mama waranyanga. Mama wamaze kunyanga aranyanga birakomera pe. Mukimara gushakana nose ntabwo yize ajya kukwerekana iwabo mu rugo? Yaranjyanye. Barakwemeye icyo gihe, kuki batakwanze icyo gihe? Icyo gihe ni bimwe abanyarwanda bahisha, ubwo babibwiraga umuhungu, wenda umuhungu wakabyanga. Nge niko naje kubibona. Ubwo noneho rero igihe cyaje kugera umugabo nawe ni nko kuvuga ati ntatandukana n'iwacu. Nawe ansaba ko tugomba gutandukana, ashaka kunyirukana. Ariko giye nkibaza, ese umuntu ubonye ashatse ejo bundi ko nigeze nanirana kuva mu bwana, ndagenda mvuga ko nshenye bigende gute? Abantu bazanseka. Ndakomeza pe, ndarwanyiriza, ariko noneho biza kwanga. Ngeze ku mwana wa gatatu mwita inda y'amezi abiri. Yatangiye guhohotera nyirizina ku mwana wa mbere? Mabukwe. Ku mwana wa mbere nibwo yatangiye? Nibwo yatangiye. Kuko uwa mbere yarapfuye ampfira mu nda, noneho ariko ampfira mu nda nyine maboko atamereye neza, biza kuba n'ibintu bikomeye bijya no mu manza. Umwana agupfiriye mu nda? Yabara namushyinguye. Noneho ubwo biza kurangira n'umugabo noneho abigiyemo. Abijyamo ntwita inda y'amezi abiri ku mwana mutoya wa gatatu, witwa wa gatatu nyine kuko uwa mbere yari yarapfuye. Noneho umugabo asohora mu cyumba akajya akinga, arambwira ati singushaka ajya iwanyu, ntabwo nshobora kubana n'umuntu iwacu batemera. Ndibaze se ndajyana iyi nda y'amezi abiri batayibona, urumva ninjye wari ubizi na muganga wabimbwiye. Ndabyibuka uwo munsi navuye kwa muganga yambwiye ko ntwite. Umugabo arambwira ati singushaka, nyine icyemezo nagifashe, nge ngomba kubana n'ababyeyi banjye nawe ukajya iwanyu. Ndibaza ninjyana uyu mwana ntibazemera ko ari uwabo. Njyama hasi nyine, abantu bose barazaga bakansuriraho bagasanga icyumba umugabo yaragifunze, mara amezi. Icyumba? Twararagamo. Yaragifunze ajya he? Akajya agenda nyine aho agiye agifunze. Njyewe ndyamye hasi hirya mu kindi. Kandi wari umubyeyi umufitiye uruhinja? Tugeze ubwo yakwitaga ku zindi gahunda zitandukanye zo kugenera umubyeyi waribarutse? Nari ntwite ahubwo mfite umucubu, umwana ucutse. Nta kintu na kimwe yari amariye pe. Abana bandi se yarahahaga mu rwenda bo bakarya? Nta kintu na kimwe yakoraga uretse ko twahingaga wenda nk'ibiryo byabaga bihari nyine byo mu giturage. Ubwo noneho rero mbaho ngaho amezi 9 umwana aravuka. Ku bw'amahirwe mwabantu mwe kubabwira ni inzira ndende nanyuze, kubyara umwana uryamye hasi ukubitwa ijoro n'amanywa. Yagukubita gutwite? Ntwite. Wanabyaye? Nari naracukije umwe ariko ntwite undi mu nda. Agukubita? Aguhora iki se ubwo? Nyine kubera ko yambwiraga kugenda njye nkanga. Urumva njye nangaga kugenda njyanye inda kandi batarabona. Noneho ubwo nibwo naje kujya kuregera polisi ya Gisagara. Polisi ya Gisagara yohereza SNF, niyo yakoze iriya raporo mwabonye. Komite y'abashinzwe abagore hajya mu murenge. Ubwo umwana amaze kuhamubyarira niyemeza gutaha, kuko nari maze kubereka ibyabo, maze kumubyara. Nzinga ibyanjye byose, umugabo afata umuhora aravuga ngo ntuva. Kuko abantu baramubwiye bati ubwo agiye akabagiye azakurega, kandi urabona abayobozi barabimenye. Noneho ubwo yigira mwiza anyereka ko ngomba kuguma mu rugo. Akwereka umutima mwiza? Ubwo abantu bamaze kuhava nyine batwunze, ariko ibintu birakomeza nyine, ihohoterwa ryanjye rirakomeza. Ngakubitirwa ubusa, ngakubitirwa ibyo ntakoze, ndahangayika. None igihe kiza kugera muri 2019 nari nujuje imyaka 6, numva ndapfuye pe, numva ndananiwe. Wari uhamaze imyaka 6? 2019 mwarabanaga nta byinshi murabona by'umugabo n'umugore? Kereka mu myaka 3 ya mbere twabanye, nyina yaramereye nabi ariko umugabo atarahinduka. Umugabo saje guhindurwa n'iki? Yaje guhinduka nyine, bene wabo bose barahagurutse bamwumvisha ko nyine agomba kunyirukana. Ubwo aranyirukana rero, hari saa 6 mvuye kwahirira inka z'amanwa. Ubwo nibwo yatangiye nyine arankubita, ankubise ndamuhunga njya hagana ku irembo, arankurikira. Tuhasanga umudamu hicaye, arangije aramubwira ati koko ibyo bintu uri mukora. Ubwo yaramaze kunkubita umugeri nguye mu bishishwa by'ibishyimbo metse kariya kana gato. Ubwo damu umwe ushinzwe amajyambere mu mudugudu wa Gasagara ahita amukomakoma nyine aramubuza.
tugeze ku muhanda neza nibwo yankubise urushyi ahita asubira mu rugo. Ubwo nanjye nese nzamuka njya kure ishaka nyine kugenda, ariko nari nambaye ibintu bisa nabi, ibaza umuntu uvuye kwahira uvuye mu murima yego. ubwo noneho nibwo rero nahise ngenda ndataha inza hano iwacu. Nabanje kujya kuri polisi kuregera ushinzwe ihohoterwa. Ushinzwe ihohoterwa ndabimubwira, arambwira ngo nisubire mu rugo, ngo umugabo bamujyane, ngo bazatubaze mu gitondo icyo yampoye, kuko sibwo bwa mbere nari mpagiye. Ubwo rero nageze mu rugo hashize umwanya nka saa moya umugabo nawe aragaruka, aho kugira ngo aze mpagahenge yandaje mpagaze mu nzu. Mpita mbona ko nibyo nareze byapfuye ubusa. Bwarakeye ndarampagaze, buracyamfata umwana wanjye umwe uriya mutoya mutoni ndamuheka, undi nawe yari afite imyaka 4 n'igice, nawe mushyira imbere turagenda. Hari nka saa moya naretse hara cyangwa batazavuga ngo hari icyabona ajyanye. Nicyo kintera agahinda uyu munsi, iyo nsomye ziriya maburo akavuga ngo najyanye imitungo, nazanye abana banjye mwababyeyi nta n'icyo kuborosa, ntacyo mfite cyo kubaha, nzimbokoboko umuhanda wose naje nta kintu mfite pe. Ariko yagiye kundega avuga ko nazanye imitungo, avuga ko namusahuye, akagereka no kusebya ngo nataye urugo n'ubuzima nari mbayemo busharira burura. Ubwo rero nibwo naje ndabireba biranyobera, ndavuga ntaba bantu baranyanze none banyirukananya abana. Aba bana banyirukananye ejo ntibandwara na bwake bazanseka. Urumva? Fata umwanzuro nsubira hariya muri Gisagara nyine nashatse, nibo bari bazi amateka yanjye, ngahinga nta munani wase mpinga uwo mugabo. Yari awufite kandi mugari. Nyina yamubeshya akajya amutiza, ntabwo yigeze amuha umunani. Noneho ubwo ndakodesha uburima ngahinga muri uyu mwaka, iki cyiciro cy'uyu mwaka ahagiriye kurega agira ngo ashake, ajya mu myaka yanjye ayiteza abaturage, imyaka barangiza. Ubundi nabonaga ibiryo ngaha abana banjye, nkavuga nti nubwo yanyanze ntabwo azanduta cyangwa ngo abone umwana wanjye yarwaye bwaki. Arangije arabyangiza. Ibyo warabihinze he? Ikibirizi nyine aho ngaho mu miliyo mirima. Ubwo noneho ndabireba biranyobera, nareba ukuntu yagiye mu rukiko kundega, nareba ibintu arimo ankorera, ubundi ni nkaho yatwishe akadukuraho nayo ngiye kutubona mu maso. Gatoya yenda ntaguciye mu ijambo kugira ngo tugende dusobanukirwa, hari impapuro nasomye aho ngaho, harimo urwo wasabwe kurenganurwa mu karere ka Gisagara, uvuga ko ucunaguzwa nawe ndetse na mama we umubyara, bivuga ko ngo kwita umutwakazi. Ibi byo ni ibiki bimeze bite? Urumva nabonye yagiye mu rukiko arandega, noneho ndangije ndavuga nti nari naregeye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, wenda ntibwabasha kunkemurira ikibazo, kugera ubwo umugabo ajya mu rukiko, kandi ajya mu rukiko ari we wampemukiye, wamhohoteye akananyirukana. Ndavuga nti ubwo agiye mu rukiko reka nsaba akarere ka Gisagara mbandikira inzego zo hejuru, ndetse nageze na mije profe hose ngenda mbabwira akarengane kanjye, nari mfite utuntu tw'udufotokopi bagiye bandenganuriraho mu giturage. Nk'urwa SNF nari ndufite, uretse izo naburanye nabo mu bunzi n'izo polisi ya Gisagara yabuze. Ariko maze kubyumva numvise iyo mitungo ari mangerekaho n'abana banjye inzara igiye kwica, ndavuga nti ntabwo ibi bintu nabyihanganira, bo banyise umutwa baranyirukana. Nase urumva yenda tuvuge kwita umutwa byo byatumye uturugu uragenda. Oya ntabwo erega kuvuga ngo ndi umutwakazi, nyina we yabivuze avuga ko adashaka umutwakazi mu rugo rw'umuhungu we, ngo agomba kunyirukana akazana uwo washaka. Ubundi se uriwe? Ndabizi se ko nanabajije mama agaseka akambwira ngo ninjya mukuraho amatiku y'Abanyarwanda ngo ibyo ntabyazi. Nyine urumva yewe naguye mu bintu nazi, ntabwo nzi ibyo ari byo. Navukiye hano iwacu sinigeze numva hari umuntu uvuga ibyo bintu, nabyumvanye uwo mabuko. Niwe wa mbere wabyumvanye? Niwe wa mbere nabyumvanye pe. Ubwo none cyangwa n'uburyo yakoresheje kugira ngo umuhungu wa nyange. Ni uburyo yakoresheje kugira ngo umuhungu wa nyange. Ubwo rero yewe ikintu cyatumye nyine mpaguruka nyine nkatangira kwandikira inzego. Bebe ni mugende.
nagiye kubona mbona executive w'akagari kacu azanye akagari kanyubwo ka Cyarwa azanye impapuro ngo zivuye mu rukiko umugabo yahagejeje noneho wari warajanga waramuhunza naramuhunze nyine naranamaze kwakira n'ubuzima bwanjye icyo nsigaye ncunganwa nacyo ari ugukorera abana banjye kuko iyo abantu bakwanze baba bakwanze nta n'ikindi nari mbakurikiyeho ubwo noneho uri wemeje kurera abana nari niyemeje kurera abana banjye harya buriya ni bane ni babiri b'abakobwa yego noneho ubwo ntangira ubuzima nyine niyemeza kuba indushyi kuko njye mva hano saa 11 yego nkagenda ngahinga ikibirizi hano mpagaruka saa 11 z'umugoroba cyangwa na saa moya bitewe n'akazi nakoze ubwo rero ngiye kumva numva agiye kundega ngo nataye urugo noneho ibyo byarampuhuye navuye iwacu ngiye kubaka ndangije urugo ndaruta ati yasahuye umutungo w'urugo yaranzwe no gusahura umutungo w'urugo ajyana iwabo nk'abantu mwe dore mwicaye hano iyi nzu ni ngiyi naho hepfo hari indi muze mbinjizemo murebe umutungo urimo nimusanga hari n'ikintu kirimo mumenye ko namusahuye yewe nazanye abana umwe muteruye undi muhetse hari ku manywa pe ubwo rero ndibaza narahohotewe ndarega sinarenganurwa none umugabo aranditse agiye kundega nganze nibwo nafashe icyemezo ndavuga ntibi bintu ngiye niswe umutwakazi mabuko yabinyise ku manywa pe hari saa 8 abantu bose barimo bagenda mu muhanda aranyirukanka nankubitira ahantu ku nzira gutya nteruye umwana yego none haravuga ngo genda giwanyu mu batwango kwacubura cubura ni hehe simbazi nabajije na mama ambwire wo cubura w'umutwa nawe aramuyoberwa arambwiye ati jewe ntabwo ibyo mbizi uzabibaze uwabikubwiye kugisa utagiye kumurega ivangura amoko namureze mu bunzi nyine bampa imyanzuro 9 ubwo nayijyanye kuri polisi bambwira ko bayibuze abura imyanzuro gute se kandi aricyo bashinzwe kubika izo document zose ubwo noneho rero ni polisi ya sitasiyo yakuye ko yayibuze ya Gisagara akarere ka Gisagara cyangwa umurenge akarere kuri polisi yaho yego ubwo noneho nicyo cyatumye nandikira meya kugira ngo kuko urabona niwe mukuru w'akarere ka Gisagara kugira ngo byibuze ibyo bintu abyumve abyigeho azumva ukuntu naba nariswe umutwa cyangwa abaze n'abunzi batuburanishije urwo rubanza bamusobanurire kuko niwe ukuriye akarere noneho nge azandenganure ndavuga nti ibi ntago bihagije ubwo nyine nandikiye meya nandikira mije profe ndetse ngira n'urundi rwandiko nandikira perezida wa repubulika nk'umuntu uhagarariye igihugu yumve kubona umunyarwanda ahagarara akabwira undi ngo uri umutwa kandi igihugu cyavuga ari icy'abanyarwanda nguko rero ubwo ndategereje gusa ikintu nizeye leta y'u Rwanda irarenganura nizeye ko izandenganura izandenganura mwari maze kubyarana abana babiri gusa uwa mbere w'imfura niwe wapfuye yabitubwiye abana babiri nibo umusigaranye ureba ni ukuvuga rero buri muntu wese afite kumenya ese uyu munsi nyamukuru ikintu cyatumye uva yavuze ko ari uko yagukubitaga buri munsi n'iryo hohoterwa rya buri munsi ko tuzi ko umuntu uhohotera umugore muri kino gihugu wese abiryozwa n'amategeko inzego z'aho ngaho ntabwo ugeze kuzimenyesha ikibazo cyawe kiri aho mu rugo kugira ngo babashe kuba bamukurikirana bamucyahe bitarinze bigera aho bigeze uyu munsi rwose narareze pe naberetse fotokopi ya senefu icyo gihe nari ndyamye hasi ntwite uriya mwana muto mwabonye yego naharyamye mfite inda y'amezi 2 ndamubyara nkiryama hasi urumva maze kuba namubyaye mbona ubwo buzima ntabushoboye niko kuzinga ibyanjye ngo ngende noneho abantu baraza nibwo haje n'uwo senefu baza baje kutwunga umugabo yigira mwiza avuga ko atazabyongera kugira ngo amategeko atamuhana ntagenda ubwo ngumaho nyine abantu bari bahari n'ubu ndabibuka ndababona baravuga bati wowe wibakananira amana emera ugumaho ububabare warabubabaye ariko guma mu rugo ariko akarengane kanjye karakomeje n'ubundi narakubiswe n'ubundi naratutswe mu nzu buriya abagore tugira ibintu dukorerwa mu nzu mw'abantu mwe mutazi ugatukwa ugahohoterwa ugateka nturye nkanjye buriya sinjye bashaka ko abana banjye baguma mu mateka babayemo uriya mukuru we n'ubu aracyavuga ngo mama yariraga hatabona urumva bishatse kuvuga iki twinjiraga mu nzu umugabo agahita azimya amatara
twatetse nkaba ndi mu mirimo yo hanze njye nagera igihe cyo kujya gufata ibyo ndya agahita nzimirizaho amatara. Rimwe naraburaraga kubera agahinda nkarara ubusa kandi natetse kandi nakoze. Ubwo buzima nabayemo mwa bantu mwe, ubuzima burura, ubuzima bubishye. Ariko ikintu cyambabaje nuko yaje no kongera kumpemukira akononesha imyaka nahingiye abana banjye, inzara ikaba igiye kubanyicana kandi nabakoreraga. Ese umuntu yakwibaza inyungu nyokobukwe wabonaga afite zatumye we yiyemeza kugufata agashaka gutandukana n'umugabo mwari mumaze kubyarana? Inyungu yarafitemo nize zatumye nakwangisha umuryango wose? Inyungu we inyungu yarazifitemo kuko afite abantu b'abakobwa birirwa bamugurira inzoga. Uwo mugabo wawe mabukwe ngo ashaka gushyingira uwo muhungu. Se abakobwa bagumiwe babuze abasore bandi kuryo baza gusenya ingo z'abandi. Ubundi we aba kuri komisiyo yo kuvuga ngo dore nakuboneye umukobwa, dore nagize ntya. Je yahoraga nteranya, je mumbona sinywa inzoga kuva navuka sinzi kunywa inzoga, ariko aramubwiraga ngo ni iby'ibishyimbo kugira ngo nkubitwe, kugira ngo anyirukane, mbega ibibi byose akabishyiraho kugira ngo akunde. Yarafite amakomisiyo y'abakobwa yabaga yafashe. Se abakobwa bo mu karere ka Gisagara bafite igihe kibazo ku buryo babuza abagabo bagira bashaka gusenya ingo z'abandi kugira ngo erega benshi nta nubwo baba ari abaho, abenshi ntibaba ari n'abaho, n'abaturutse ahandi. hari n'ababa baraturutse ahandi. Kubera ibyo byose nyine byagiye bimbaho, n'abari abana mubona nababyaraga mbazwe kubera kuba mu buzima bubi. Nagera kwa muganga kubera agahinda bikananira kubabyara, muganga akarinda kumbaga akabanteruramo. Noneho uriya mutoya we rwose byabaye ingorabahizi kuko yanavutse asa n'umukara kubera ubuzima bubi yabayemo. Baramumbaze atinda no kurira, yavukanye biro 2. Ubwo ariko nshimira Imana kuko ntabwo nari nzi ko nzamubyara kubera ubuzima nari mubanyemo n'inkoni. Ibaze gutwita inda amezi 2 ukayitangira n'ukubitwa kugera avuka. Ubwo rero naje kubera ibyo bibazo byose nagiye ngira ntagira n'uwo mbibwira. Hirya ari kwa nyina wabo, hepfo ari kwa nyina, ntagira umuntu mvuga ngo ndabimusangiza wenda bimvemo. Naje kurwara igifu kidakira. Ubu narwaye igifu, iyo cyangarutse no kugenda singenda, no kugira ikintu nkora simbasha kugikora. Niyo mpamvu hari igihe kimwe mba nicara nkabona n'ubuzima bwanjye busa n'ubwarangiye. Gusa ikintu kimbabaza iyo ndebye abana banjye, ndeba iherezo ryabo. Nareba abana banjye najyaga nibaza ngakora ngo ndakorera urugo, ngo abana banjye bazabaho neza bazakura. Ariko bamenesheje inzu yuzuye ibintu tumaze gusarura, nzana abana banjye mbazana nta n'ikiringiti cyo kuyorosa. Mwabantu mwe reka mbabwire, natse umugabo umutaka urabona ko ari agatoya kari gato pe ngaheze. Ndamubwira ni mbabarira umutaka nzatwikira umwana wanjye. Arambwira ngo nzawitwikira ngiye kuragira inka. Agapfukamunwa gakureho, dore wakanduje, gakure ihangane. Ihangane rwose, dore. Nibaza ibintu yagiye kundega mu rukiko bikanyobera rwose. Ushaka mikoro yawe yibika, ibisigaye nzajya mbibwira Imana. Nibese tubwire nta kibazo wowe uko bimeze. Tubwire ihangane. Oya, nimumbabarire mumbwire. Nimurebe bariya abana mwababonye. Umugabo agiye kurega arashaka ko dutana. Bariya abana iyo avuga ko yuko arimo arangerekaho imitungo, urumva nta kindi kintu azamarira. Ntabwo mubyumva. Ngero ndeba ubuzima bari abana banjye bazabamo, nkibaza aho nzaberekeza hakanyobera pe. Hari igihe bucya nasinziriye, hari igihe bucya nabashije gufatanya amaso
nareba abana banjye, nareba urupfu bapfuye, nareba ubuzima barimo. Iwacu hari inka, iyo nka iza ari inyana y'umutavu. Ubona uyu mwatubona uyu ni ikimenyetso cy'urumena zindukiragamo mu gitondo njya kwahirira iyo nka mvuga ngo abana banjye bazanywa amata, ariko iyo nka yarabyaye ubu imaze guteka. Niba narabaye umugore mubi mw'abantu, aba bana kari micuko, iyo nka nkaba narayahiriye, ntaba yarafashe n'akaritiro k'inshyushyu akavuga ati reka noherereza abana banjye aho bagiye bapfe kuyinywa. yakomeza utubwire. None se uyu munsi ingaruka byakugizeho ni izihe? Ingaruka byangizeho ni ukuba umukene, ntari nkwiriye kuba umukene. Kuva mu rugo wari wararukoreye ukajyana abana nta hantu berekeranye, nta kintu kindi ubafitiye uzabatungisha. Ni ingaruka zikomeye. Kandi noneho nanjye ibyo bibazo nagiye ngira, nahuye n'ubumuga, ndwara igifu kidakira. Urumva nyine nuko nta kundi nabigenza, ndabyemera nyine nkabibamo. Iyo nabonye icyo nkora ndabagaburira, iyo naciye inshuro ndabaha, nyine n'ubwo buzima niberamo, ntaba nabonye icyo mbaha bakaburara, nyine nuko bimeze. Icyifuzo se ni ikihe? Ese ikibazo cyawe cyamaze kubonerwa umuti cyangwa byose biracyategereje? Ikibazo cyanjye ntabwo kirabonerwa umuti, kuko umugabo urumva agiye mu rukiko bwa mbere yaritabye, igihe sinitabye, nabuze tiki njyanayo, kubabeshya ni kubi. Urumva aho nari kujya nkura ayo mafaranga n'iyo myaka yononye, nta kandi kazi ngira, gusa agiye ikintu nabisabiraga mwambwirira abagore bahuye n'ubuzima bubi nk'ubwo nabayemo uyu munsi bakaba bandusha ubushobozi ko bazashakira itiki njyana mu rukiko. Ntabwo mbizi, nahagana he? ni Ndora, mu rukiko rw'Indora. Noneho nkazagenda wenda ugereranije se nange Indora se kariya kagisagara kubatse, suba turutse hano se kuri moto si inkangahera, kuri moto ni nk'icyatanu no kugaruka nyine wenda simbizi. Ariko giye impamvu ntajyayo, ndeba gufata ayo mafaranga nayabonye nkasiga abana banjye bashonje, ngo ngiye mu rukiko kuburana n'umuntu uri mu rugo rwe, uhagurutse mu rugo rwe ufite ibintu, bikanyobera. Utekereza ko impamvu abayobozi bo hasi cyane icyo gihe batabikemuraga yari iyihe? Impamvu abayobozi bo hasi batabikemuraga, umugabo wanjye ni isibo y'umudugudu. Urumva ari n'umuyobozi? Ni isibo y'umudugudu. Urumva rero mwese muri abanyarwanda, ubu ngubu iyo udafite ijambo imbere y'ubuyobozi, nk'ubwo umukuru w'umudugudu wacu rwose yaramushyigikiye. Urumva nagiye no gufata imyenda yanjye, mukuru w'umudugudu yicara mu muryango, umugabo akajya yijugunya yimurenza ayita hanze. Ubu rero ufite telefone ngo tubwire nimero yayo? 0788 151 20. Reka mbashimire rero ku bantu mwabanye natwe, nshimire abantu bakuriye kino kiganiro cy'uyu mubyeyi mu buryo twaganiriye mu bibazo bikomeye cyane, ibibazo by'ihohoterwa. Twizere ko inzego bireba zakomeza kubikurikirana. Hari igitekerezo batanga, hari uburyo runaka, afite nimero ya telefone wamuhamagara kugira ngo bikomeze koroha kuba yenda runaka hari inama cyangwa se ubutumwa runaka byamufasha kugira ngo ikibazo gikemuke. Mumeze mane natwe, mwibuke mukore subscribe ku Impanuro TV kandi gahunda zanyu zikomeze kugenda neza. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru.